Ubu tuvugana ubushakashatsi bwakozwe guhera mu 2003 kugeza mu 2020 bwagaragaje ko impfu z'abantu biyahura 20% kwiyahura baba babitewe no gutandukana n'abakunzi babo breakups. Kugeza ubu kandi muri uyu mwaka isi yose umubare urimo uragenda wiyongera w'abantu barwaye, w'abantu bafite depression bitewe no gutandukana n'abakunzi babo mu buryo umwe atarabyitezemo. Kuri iyi si dukomeje kugira akaga gakomeye, abantu benshi dukomeje kugira iyi ndwara, dukomeje guhura n'iyi ndwara y'agahinda gakabije, yaba abayigaragaza ndetse n'abatayigaragaza bagakomeza bashyiriramo imbere. Ariko mu by'ukuri abantu bari kugendana iki kibazo gikomeye. Ibaze ko umubare munini bo bari gufata umwanzuro hirya no hino ku isi, kandi mwarabibonye no mu Rwanda bagafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Ngira ngo mujya mubibona hariya kuri iriya etaje iri mu mujyi ndetse no mu nce zigiye zitandukanye mu Rwanda, aho buri munsi tugenda tubona amakuru ngo abantu biyahuye kubera abakunzi babo bizeraga, bakabakorera buri kimwe, mbese bakabaha buri kimwe, ariko nyuma na nyuma bakabahinduka, bagafata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Ndagira ngo rero uyu munsi wagiye wumva ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ngo kora gutya, ngo uzamwibagirwa, ngo kurikiza izi nzira, ngo uzakira, hanyuma usubire mu buzima bwawe busanzwe wari wibereyemo, agahinda gashire ko kuba wabuze umuntu mukundana, kuba yakwanze bikarangira abanye n'undi cyangwa ashatse undi. Uyu munsi wa none ndagira ngo ibyo ubishyire hasi, ngwino hano utera agatebe mu minota mike cyane ngira ikintu nkubwira. Impamvu mpisemo kubakorera iyi video nuko ibi bintu nabibayemo haba mu ishuri, ariko noneho by'umwihariko nanjye iyi case yambayeho. Izi ni inzira 8 zo kuva mu bwigunge, zo kuva mu gahinda gakabije, kuva mu bikomere wasigiwe n'umukunzi wawe ubwo yagusigaga akakuvamo burundu, hanyuma ugakomeza ubuzima bwawe wishimye, ndetse ibyo bihe byose mwagiranye bigasigara nta kindi bivuze kuri wowe uretse experience yo mu buzima wahuye nayo, naho nta kindi kibyihishe inyuma, nta bindi byo kubabara, ahubwo wanabyibuka ukumva Imana yakugiriye neza, ukabona ko iyo munakomezanya wari urimo wiroha mu rwobo utazavamo. Niba uhisemo kureba iyi video kandi ntuze gucikwa step ya 7 n'iya 8 kuko niho ruzingiye. Twihuse cyane, ntago mba nshaka ko video iba ndende ngo ibarambire. Ikintu cya mbere ugomba gukora, banza wicare utuze. Abantu benshi bazakugira inama ngo byirengagize, ngo ikomereze ubuzima umere nkaho nta cyabaye. Oya, ntago ari byo. Ahubwo emerera umutima wawe, emerera wowe indani mu kugira ibyiyumviro by'ibyakubayeho. Wicare utuze ubitekerezeho neza ibyakubayeho, yaba umujinya, yaba agahinda, kumva utengushywe, gutekereza byose ukuntu umuntu yagusikamye, imbaraga zose wakoresheje wumva ibintu ari ibyanyabyo. Banza ufata umwanya, banza ufata agahe, ubitekerezeho, urire, urakare, byose ibyo wiyumvamo ubyemere, ubyakire kandi ubicemo. Nibwo buryo bwiza bwo kugera ku gisubizo cya nyacyo cy'ubuzima bwawe. Burya gukira ibintu nk'ibi ngibi ntago ari ukubanza kwigira nk'umuntu ukomeye, ni ukubanza ahubwo kwibwiza ukuri kw'ibyakubayeho, ukibwiza ukuri bw'agahinda ufite, bw'uburibwe uri gucamo, aho kubutwikira ngo urenzeho ubyihorere. Icya kabiri rero ugomba gukora, banza wicare utuze, utekereze, wiyibutse impamvu ibyanyu, urukundo rwanyu, umubano wanyu utakunze, ahubwo yahisemo gufata inzira akigendera. Ahangaha ndabizi iyo ufashe umwanya wo kugira ngo ubitekerezeho, hahita haza bya bihe byiza mwagiranye, kwa kundi mwasohokanaga, uburyo mwaganiraga, ukuntu mwabaga muri kumwe mukishima, mugahamagarana ijoro ryose, yaba nta message wabonye cyangwa ngo aguhamagare ukumva umunsi wakubihiye,
sitori mwateraga, amagambo n'utuburage mwabaga muziranyeho uwa babiri. Ariko se reka nkubaze, kandi nawe wicare wibwize ukuri kwa nyako. Ibuka amajoro yose waraye urira, ibuka inshuro zose wamuhamagaye cyangwa mukaganira atakwitayeho, ibuka iminsi yose wabayeho umeze nk'umufite ariko utamufite, ibuka ibintu byose wihanganiye, ibuka iminsi ya nyuma wagerageje kugira ngo ushyire ibintu mu kuri, kugira ngo ukore ibishoboka byose urukundo rwanyu urugarure, ariko bikaba iby'ubusa. Humuka rero, wishaka gufata ibintu biri kore ku buzima bwawe ngo bigire romantike. Dore ikintu cyabaye ni iki ngiki. Kuko buriya ikintu cyabaye, wafashe ibintu ubishyira mu mwanya bitagakwiye kujyamo. Wafashe ibintu bitari urukundo ushaka kubihindura urukundo. Kuko iyo aza kuba ari ibintu by'ukuri, iyo aza kuba ari ibintu bigukwiye, iyo aza kuba ari ibintu by'urukundo biri romantike, ntago byari kurangira kuriya. Reka. Icya gatatu rero, hagarika ibintu byose bimwerekeyeho uwo muntu wagusize. Yaba kumuforowinga, yaba kujya ureba ngo reka ndebe udusitati yashyizeho, ngo ese profile yayihinduye ya WhatsApp ngo reka ndebe, Instagram ye, TikTok ye, ahantu hose ngo ageze kuki ngo reka ndebe. Ibyo bintu bihagarike igitaraganya. Nta ntambwe watera yo kubivamo, nta ntambwe watera yo kumwibagirwa mu gihe ugikurikirana ibyo byose, amafoto ye muri telefone yawe, mbese katinga buri kimwe cyose cye. Urimo urabaza inshuti ze, uzibaza amakuru ye ngo bigende bite, bikumarira iki? Urasoma chat mwagiye mugirana, ibyo bintu urumva byagufasha iki koko? Igihe cyose ugikora ibyo ngibyo nkubwiye, menya ngo cya gikomere ntago uri kucyumisha, ahubwo urimo urakigarura bubisi. Burya gushyira intera hagati yawe nawe mu minsi ya mbere biravuna, biranagora, biranababaza koko, ariko niyo nzira yo gukira. Step ya 4, hagarika ibitangaza, imagination wari warishyizemo. Mbese hagarika za filime, mbese nabigereranya kugira ngo ubyumve neza. Nabigereranya, sinzi niba mujya mureba za filime bita fiction movies cyangwa se drama, cyangwa se za filime ziba zirimo ibibaraga, imbaraga zitangaje, abantu bagenda mu bihe bagenda hazaza, bakoramo udukoryo twinshi cyane, ibintu mbese by'ibitekerezo bya imagination ariko bitari ukuri, bitabayeho, bidateze no kuzabaho. Menya ko rero ibyo bintu wari urimo, ibyo bintu watekerezaga ngo uzabana akaramata n'umuntu mwakundanaga, ngo azaba ari couple iyoboje isi inkoni y'icyuma, muri icyo gihe ngo izumvwa mu mateka. Ariko ngo muzaba mubayeho neza, ngo mubyara abana babiri, umuhungu n'umukobwa, ngo ari famiye yishimye, ngo urukundo ari rwose nk'urwa Jacques na Rosa cyangwa se Romeo na Juliette. Ibyo bintu ni ibitekerezo, ni imagination. Va muri drama movies ahubwo ujye muri documentary movies. Garuka mu bintu byabayeho, mu bintu bifatika, umenye ko byari nka filime. Kanguka urebe ukuri uko guhagaze kandi ukwakire, kuko nubundi ntago ibyo bintu byari kuzigera biba. Niyo mwari no gukomezanya, ntago ibyo bintu utekereza byari kuzigera biba kuri wowe nawe. Oya, yaranabikweretse, aranabiguprova. Emera ukuri kw'ibihari rero, uko niko kuri. Burya urukundo rwa nyarwo ntago rushingiye ku mbaraga, ntago rushingiye kuri potential, ahubwo rushingiye ku kuri, reality. Stage ya 5 rero ni iyi ngiyi. Fata imbaraga zawe zose watakaje, umwanya wawe wose watakaje wita ku mukunzi wawe. Nicyo gihe noneho ngo izo mbaraga uzigarure, wiyubake bushyashya. Muri cya gihe mwari mukundanye, mubanye neza, wamuhaye umwanya wawe wose, umwitaho, ndetse n'imbaraga zose zo mu buryo bwa emotion zose urazimuharira. Niyo mpamvu rero yo kwiyitaho nawe uyu mwanya. Ita ku mishinga yawe, utangire ureme ibindi bintu biguhuza kandi bigufitiye akamaro,
amaporoje mashyashya, utibagiye kujya uvangamo n'utuntu tw'udusiporo, mbese ushaka ikintu kiguhuza, utangire ushaka ukuntu wamenya, wiga ubumenyi bushyashya, cyane ko no muri iyi minsi biri kudusaba kugenda twihugura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, twibikaho uduseretifika twa hato na hato. Ikindi, umwanya wawe uwumarane n'abantu baguha agaciro kandi bagukunda, inshuti zawe. Nutangira wiyubaka gake gake muri ubwo buryo, uzagenda ugaruka mu murongo, ndetse wongera no kubona uburyo urenzemo ko utarunakwiye umuntu nk'uriya wagusize akagutenguha. Buriya rero nuha umuntu icyizere, ukamugirira icyizere, akagutenguha, ntago ari uko azaba akurushije ubwenge, oya, ahubwo burya umugabo nuhagarara ku ijambo rye ntahemuke. Ubwo nimvuga umugabo, ntagaruka ari abagabo bonyine mba nshatse kuvuga, ahubwo ni abantu bose muri rusange. Namwe badamu n'abakobwa mugomba kwiyumvamo. Burya umuntu nakugirira icyizere ukamutenguha, jya wicara utekereze, uvuga uti ndaciriritse, ndi hasi pe. Icya gatandatu, nyuma y'ibyo uwo muntu yagukoreye byose, mubabarire igitaraganya, niyo we atakwirwa akwaka imbabazi. Burya guhora utegereje kwakwa imbabazi, guhora wumva ko hari igihe ngo azagusaba imbabazi ubone kumubabarira, birakudindiza, bidindiza iterambere ryawe, bidindiza gukomeza ubuzima bwawe atarimo. Kuko hari n'igihe aba adatekereza, adaha agaciro ibyo yagukoreye. Hari abantu rwose uba usanga guhemuka babimeze nk'aho ari ibintu, ari utuntu twabo, ndetse ugasanga nta nubwo yumva neza ngo aha agaciro ingano yakubabajeho. Muha imbabazi rero, atari nuko azikwiye rwose, ahubwo kubera ko wowe ukeneye amahoro, ukeneye kwiha amahoro. Na Yesu yaravuze ati, cya gihe ubwo bari barimo bamushinja ibinyoma, bamubeshyera ngo babone uburyo bamwica, yaravuze ati, dawe ubababarire kuko batazi ibyo bakora. Ukeneye rero amahoro yo mu mutima, ubabarira uwo muntu. Kuko burya ngo iyo udatekereje mu kubabarira uwo muntu, agahora mu mutima wawe, ugahora umurakariye, ugahora wumva hagati yawe nawe harimo bifu, ngo bigereranywa no kunywa uburozi, ukabunywa akaba ari wowe ubunywa, kandi ushaka ko ushaka kuroga undi muntu. Ukaroga umuntu, ariko uburozi ukaba ushaka kuroga umuntu, ariko uburozi akaba ari wowe ubunywa, ngo kugira ngo ari we bugiraho ingaruka. Ibyo ntago byakora, nawe urabyumva. Rero kutamubabarira bituma uhora amarangamutima yawe aziritse kuri we. Icya karindwi rero sasa, ndagira ngo ucyumve neza witonze, kuko ni ikosa abantu benshi bakunze guhita bakora mu gihe bari guca muri ibi bihe nk'ibi ngibi byo kuba umukunzi wawe yagusize, mwatandukanye, mbese yakwanze. Ntuzihutire guhita ushaka umusimbura we. Ibi ngibi biba bishaka nko kumera nk'aho ushaka kuziba icyuho, ariko nyamara ntago ariko bigenda. Igikomere cyawe ahubwo uba uri kugiha icyerekezo gishya, ntago uba ugiye kugikira. Banza ufate umwanya, utuze, witekerezeho, wimenye ubwawe, wisobanukirwe. Mbese banza umenye neza ibintu utazongera gutorera, utazongera kwemera mu buzima bwawe. Rero mujye mwitonda guhita ushaka undi muntu ngo azibe icyuho, kuko ahubwo ushobora kwisanga uwo muntu arimo aguprofita ku rwego rukomeye cyane, agaprofita agahinda ufite, akagukoresha, ukisanga noneho ibintu byabaye bibi kurushaho. Fata umwanya ubanze ushyire ubuzima bwawe ku murongo, cyane ko nubwo ibyo biba byakubayeho, ariko ni ikintu kimwe kiba kitagenze neza mu bindi byinshi ufite mu buzima bwawe. Wishaka rero kubangamira na bya bindi bikiri mu murongo wabyo hejuru y'ikintu kimwe, cyane ko erega ibintu byose kuri iyi si ntago byagenda uko tubishaka.
wifokasinga rero ku bitagenze neza, kuko ufite ibindi byinshi bigutegereje urimo kwitaho, kandi byose bigukeneye uri muzima, ufite mu mutwe hazima, utari kwemerera uwo ari we wese ngo yinjire mu buzima bwawe ngo nuko ngo agufatirane ngo nuko hari ibyakubayeho. Oya, byange rwose. Step ya 8 rero ari nayo ya nyuma, emera ko ibyawe nawe byarangiye. Iki nicyo gice rero kigari, hahandi uba ugomba gutangira ubuzima bwawe wumva neza ko nibyo koko warakunze, ariko ugomba kwemera ko urukundo rwonyine ukunda umuntu ntago ruba ruhagije ngo byose wifuza bigerweho. Uruhare rwawe wararutanze, icyo wagombaga gukora waragikoze, kandi burya mu gihe cyose uzashyiramo ikintu imbaraga ngo ukigereho cyangwa ukibone, nta kutagize bikanga, jya umenya yuko burya utagomba kubabara, ahubwo hari ibintu byinshi Imana ibirimo gukinga, ibirimo ikurinda. Nk'uko nabibabwiye, hari video nabagejejeho, hari video nabakoreye iri hano kuri iyi channel. Nta wamenya, ntago ushobora kumenya niba ibintu biri kukubaho uyu munsi ngo umenye niba hazaza bizakubera byiza cyangwa bizakubera bibi. Hari igihe uba uzi ngo ibi bintu nibigenda gutya nibyo byazangirira umumaro hazaza, nibyo byiza, ariko ugasanga ahubwo ahazaza bizakubera imbarutso y'akaga gakomeye. Ubu se n'inshuro zingahe abantu bashegera kugura imodoka nziza, ugakora cyane rwose ukayigeraho ukayigura, wamara kuyigura akaba ariyo ikubirindura, ibyawe bikaba birangiriye aho ngaho. Burya nta wamenya, jya wiga kwakira buri situwasiyo yose urimo, ubundi witurize, ibindi naho Imana. Wowe utarakora subscribe rero, niba ubu butumwa hari icyo bugufashije, kora subscribe winjire mu muryango mugari. Aha niho bibera, niho twigira utuntu twinshi tudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukungurana ibitekerezo. You are welcome. Ciao, reka duhure muri video zikurikiye.